kubabwira isomo riboneka mu Byahishuwe 3 uhereye ku murongo wa 17. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'Ilawodokiya. Wandikire marayika w'itorero ry'Ilawodokiya uti: Uyita Amen, umugabo wo guhamya, ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo yose ati: Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, nuko rero udakonje ntubire, urakaza uyaza, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti: Ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi ko uri umutindo wo kubabarirwa, umukene n'impumyi. Ndenda kugira inama, ngureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, kugira ngo ugire ubutunzi, kandi ugureho imyenda yera de, kugira ngo wambare uhishe isoni z'ubwambure bwawe zitaragaragara, kandi ugureho umuti wo gusiga kuri ayo maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabaha n'ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Mumuhe bravo sha, mumuhe bravo. Murumva se atavuze isomo ryiza? Arakoze. Abandi banafite amasomo. Haleluya. Njye nitwa Nyiransabiyumva Rasheli, nkaba nuruka ku itorero rya Rukoro. Ngiye kubabwira isomo y'Ibyahishuwe igice cya mbere. Haravuga ngo Byahishuwe na Yohana, Byahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye. Tangira.